tubahaye ikaze muri Sunday night. Yego murakoze cyane. Ngira ngo turabona yuko Imbuto Foundation iri kwizihiza yubile y'imyaka 20. Hari byinshi twakwibaza ku bijyanye na Imbuto Foundation. Isubundi dutangiriye mu mizi Imbuto Foundation yashinzwe gute, ifite ibikorwa kibigamije iki ku muryango nyarwanda muri rusange? Murakoze cyane. Ngira ngo ndabanza murakoze cyane kuri uyu mwanya muduhaye. Nitwa Martin Umukunzi, nkorera Imbuto Foundation. Yego. Ni ishami rishinzwe itumanaho n'isakazamakuru. Warumbajije rero ibijyanye n'isabukuru y'imyaka 20 umuryango Imbuto Foundation maze ushinzwe. Yego. Ni umuryango washinzwe na nyakubahwa Madame Jeannette Kagame. Utangirana n'umushinga witwaga PACFA. Yego. PACFA yari gahunda yari igamije kwita ku miryango by'umwihariko abana, urubyiruko n'abagore banduye virusi itera sida. Harimo n'abagore bandujwe virusi itera sida muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Yego. Mu mwaka wa 2007 rero ubwo PACFA yatangiye muri 2001. Mu mwaka wa 2007 PACFA yari imaze kwagura ibikorwa, itangiye gukora n'ibindi birenze ibyo kurwanya icyorezo cya sida. No guhindura izina yitwa Imbuto Foundation. Ikomeza gukora ibikorwa bitandukanye bigamije kubaka ubumenyi, ubushobozi n'ubufatanye. Ibyo byose bigakorwa binyuze muri gahunda zitandukanye zijyanye no kwita ku burezi, ubuzima ndetse no kubaka ubushobozi bw'urubyiruko. Muri make ndumva ari cyo navuga kuko Imbuto Foundation yatangiye n'icyo yarigamije. Ngira ngo wenda reka tugaruke muri kwizihiza isabukuru y'imyaka 20. Hari ibyo byanga bikunda mwishimira mwagezeho mwanagaragariza abanyarwanda wenda muri makeya. Ese ibyo bikorwa cyangwa se izo achievement zanyu nk'Imbuto Foundation muri iyi myaka 20 mumaze mubayeho ni nk'izihe mu magambo makeya? Murakoze cyane. Urabyumva nayo imyaka 20 n'urugendo rurerure kandi rwose byo kwishimira ni byinshi. Ibyo twishimira rero birimo kuba mu mishinga igera hafi 30 dushyira mu bikorwa cyangwa se twashyize mu bikorwa, kuko hari iyo tugikora ariko hari n'iyasojwe kuko wenda ibyo yari igamije gukemura byakemutse cyangwa se inshingano zimukiye mu bindi bigo bya leta, kuko ibyo dukora byose nka Imbuto Foundation byuzuzanya n'ibindi bikorwa by'iterambere bya leta. Mu byo twishimira rero ni byinshi rwose, ariko ibyo navuga bike harimo kuba ibikorwa bya Imbuto Foundation byarageze ku banyarwanda batuye mu turere twose tw'igihugu. Yego. Nibura icyo ni kimwe mu byo twishimira gikomeye. Ibindi birimo ibikorwa by'ubukangurambaga ku burezi bw'umwana w'umukobwa, harimo kugeza serivisi zo kuboneza urubyaro ku miryango itandukanye. Mwamenye cyane projet ya Atlanta ubuhanzi. Yego. Harimo guhugura ababyeyi, kuganiriza abana ku buzima bw'imyororokere ndetse no kubaha imfashanyigisho zibafasha, kuko twari tumaze kubona ko tubivuga ababyeyi bakabyumva ariko bakavuga bati se umuntu yabyitwara mate, yamenya aganiriza umwana ate, ahera ryari, amubwira ibiki, ku cyiciro kingana gute cyangwa se ku kigero cy'imyaka ingana gute. Ibyo rero tunabishishikariza urubyiruko gushaka amakuru na serivisi ku buzima bw'imyororokere ndetse no kubaha imfashanyigisho. Nabo hari ukubashishikariza guhanga udushya dukemura ibibazo bafite, ariko tukanabashakira igishoro binyuze mu marushanwa. Hari ugushakira ubufasha abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa biga mu mashuri ya segonderi ariko badafite ubushobozi bwo kwishyura ariko batsinda neza. Ubu ubona bafite risike yo kuba bava no mu ishuri kandi mu by'ukuri batsindaga neza, ari ikibazo cy'ubushobozi. Tugira rero gahunda zo kubafasha zirimo kubaha ubushobozi bwo kwiga, ariko tukanabaherekeza mu rugendo rw'ishuri no kubaka ubumenyi n'ubushobozi bwabo mu bindi bitandukanye. Hari rero n'amahuriro, navuga amahuriro y'urubyiruko mwamenye cyane nabwo yitwa Youth Forum Series, ahuza abanyarwanda ndetse n'abari mu mahanga bagafatanya gutyaza ubumenyi ku ngingo zitandukanye. Yego. Ibindi birimo kubaka ingo mbonezamikurire y'abana bato. Muri izo ngo duhuguriramo ababyeyi n'abarezi ku bijyanye no kwita ku burezi n'ubuzima bw'abana kuva umwana bakimutwite kugeza akuze atangiye ibyiciro ibingibi bisanzwe tuzi by'amashuri, niba ari ukujya mu kiburamwaka, niba ari ukujya mu mashuri y'incuke, niba ari gukomeza no mu mashuri abanza n'ibindi byiciro n'ibindi namwe mwagiye mubona cyangwa se mwumva twakoze nk'umuryango Imbuto Foundation.
ikindi gikomeye rero twishimira n'ubufatanye n'inzego zitandukanye zaba iza leta abikorera amahuriro y'abagenerwabikorwa itangazamakuru cyane cyane n'abandi twafatanyije mu rugendo rw'imyaka 20 kuko ibyo dukora bigera kubo bigeraho ndetse tubasha no kubibagezaho cyangwa se no kubona ubushobozi bwo kubikora binyuze mu bufatanye bw'inzego nyinshi cyane. Ibyo rero nabyo biri mu byo twishimira, ni byinshi cyane bifite n'imibare bigaragaza, ariko muri make ndumva ari ibyo naba mvuze. ngira ngo wenda kimwe bibazo navuga ngo ndi kugenda ngana no ku musozo nakubaza ni kijyanye noneho n'intumbero Imbuto Foundation ifite mu mazi imyaka 20 mutangiye, hari ibikorwa byinshi mwagezeho nko mu myaka 10 cyangwa indi myaka 20 iri imbere. Imbuto Foundation irateganya iki, ifite intego ki mu magambo make? Murakoze cyane. Iby'imbuto iteganya gukora nabyo ni byinshi nk'uko nibyo tumaze gukora ari byinshi, ariko rero nubwo aho tugeze ari heza, urugendo ruracyari rurerure kandi nk'uko igihugu gikura, nk'uko ibyo nakwita challenges bigenda biza, hari imbuto yatangira irwana n'ikibazo cya virusi itera sida. Uyu munsi dufite covid, nta wamenye ejo hazaba hari n'ikindi kizaza. Icyo rero icyo tugamije cyangwa se twanabwira abantu ni ugukomeza gushyira hamwe. Icyo twavuga rero mu myaka 10 yaba ari twebwe nk'umuryango Imbuto Foundation ari no kubwira abanyarwanda muri rusange, nicyo navuga cyo gukomeza gushyira hamwe. Ibihe turimo bya covid bidasanzwe byatukozeho twese, byatweretse ko buri muntu uko angana, ubushobozi n'ubumenyi afite, hari icyo yakora ngo yunganire abandi mu bikorwa by'iterambere. Twe nk'abanyarwanda rero tugira amahirwe ko dufite ubuyobozi bwiza bunatwereka umurongo dukwiye kugenderaho, kandi tugahabwa n'amahirwe yo kugira icyo twakora haba mu bitekerezo ndetse no mu bikorwa. Aya mahirwe rero turavuga ngo ntihakagire umuntu yapfusha ubusa, yaba mutoya, ukuze, yaba umwana ukiri mutoya, buri mahirwe yose dufite ntihakagire namwe dupfusha ubusa, tuyakoresha mu gutanga ibitekerezo, mu kugira ibyo dushyira mu bikorwa kugira ngo iryo terambere turigereho twese dushyize hamwe. Ngira ngo by'umwihariko Sunday night turabifuriza isabukuru nziza y'imyaka 20. Sinzi niba ari ubutumwa wenda bwa nyuma mwasoriza wenda bujyanye none n'abantu wenda mugenera ibikorwa muri kwiziza nyino sabukuru, bw'umwihariko wenda buri ku mutima wanyu. Murakoze cyane. Ndumva nta cyarenga gushimira abantu batandukanye twakoranye nk'uko nari nabivuze. Hari inzego za leta, hari abikorera ku giti cyabo, hari amahuriro y'abagenerwabikorwa nk'abantu batangiye wenda bafashwa na Imbuto mu gikorwa runaka, hanyuma nabo bakaza kugera aho bagera, bakagira ubushobozi, bakishyira hamwe, bakagaruka nabo to give back to the community. Ubu bakaba bafite ibikorwa bitandukanye bakorana na Imbuto. Abo bose rero mu bushobozi, mu bitekerezo, mu mwanya wabo turabashimiye cyane. Itangazamakuru mwarakoze cyane kubana natwe muri iyi myaka 20, kandi tubashimiye ko muzakomeza no kubana natwe mu yindi myaka 20 iri imbere ndetse n'iyindi izanarenga 20. Hanyuma by'umwihariko muri iki kiganiro mwakoze cyane, tuganira kenshi ku bikorwa bitandukanye. Ngira ngo twaherukaga kuganira tuvuga ibijyanye n'imyidagaduro na Rwanda ubuhanzi. Uyu munsi rero tuganiriye tuvuga ibirenze Rwanda ubuhanzi, no gushimira ubufatanye muri rusange abo twafatanyije bose. Mu izina rya Imbuto Foundation ndabashimiye, twizeye ubufatanye burushijeho mu myaka iri imbere. Murakoze cyane.